Bakunzi b'urubuga rwacu rwa BRC News, ndabashuhuje mugire amahoro y'Imana kandi Imana ikomeze ibane namwe. Ndabasuje rero kuri uyu munsi itariki ya 6 z'ukwezi kwa gatandatu 2026, ndagira ngo dukore ikiganiro kiri gito cyane rwose, nshaka ko kigenda ari gitoya. Tuganire ku bintu nubwo wenda ari ibintu byagaragara nk'aho ari byinshi, ariko biraba ndabirezima ku buryo ndajya mvugaho duke duke. Ingingo z'ingenzi rero turi buze kuvugaho ni ku ijambo, n'ubundi agaruka ku ijambo rya Marco Rubio, umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi akaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika mu bihugu byose by'isi. Noneho ubwo turavugaho gatoya, dukomeze kuri tugende icya kabiri, tujye kuri Ituri habereye iki, aho turagira icyo tuvugaho. Icya gatatu rero turavuga ku kibazo cy'icuraburindi ry'umuriro riri kubera mu gihugu cy'u Rwanda. Noneho icya kane turavuga ku byerekeye gufunga insengero mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se kunyanyasa, cyangwa se kubuza amahwemo abasenga mu gihugu cy'u Rwanda. Noneho aho turabifatanya n'inama yabereye mu Burundi, igihugu cy'u Burundi, ku birebana nyine n'ubundi n'insengero. Icya kane cyangwa se icya gatanu nako turanyarukira mu Rubaya, turebe nanone kuri update zo mu Rubaya, turebe uko byifashe. Bavandimwe rero, ibyo byose tugiye kubigezwaho n'ubundi n'umukozi wanyu, umugaragu wanyu, cyangwa se umunyamakuru wanyu, Muzalendo number 5, cyangwa se umuzalendo nimero ya 5. Mugire amahoro y'Imana rero, mukomeze mwumva ibiganiro byiza tubategurira by'amakuru acukumbuwe, abanje kwitonderwa, kugira ngo hatazajya hazamo ibintu byikabya nkuru cyangwa se byo kubeshya. Nimwicare rero mugubwe neza, ahasigaye dukomeze n'amakuru. Ariko nkaba mbasaba kugira ngo mukande kuri like kabisa, mukore comment, kandi abatari biyandikisha mukande kuri subscribe cyangwa se sabone. Ibyo byose mubikore, kandi mukore na share, muhererekanye ibiganiro. Reka rero tubanzirize ku kiganiro Marco Rubio, umunyamabanga mukuru cyangwa se minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ijambo yavuze, ariko ni ukuvuga ngo umunyamabanga mukuru cyangwa se minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika, wowe bita Marco Rubio, ari kuvuga ku gihugu cy'u Rwanda, uburyo mbese asa nkaho agishima ko hari inzira kigezemo cyo kugira ngo umutekano ubashe kugaruka mu gihugu cya Kongo, mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ati u Rwanda ibyo ari byose, nubwo wenda umuvuduko gutari kugenda nk'uko tubishaka, ariko hari icyo ruri gukora ku buryo hagati y'ukwezi gutaha, ni ukuvuga mu kwezi kwa karindwi, ruzaba rwarangije gukura ingabo zarwo muri Kongo. Noneho kandi bavandimwe, akavuga ko bari gucana amatoroshi kuri RDF, kugira ngo ejo itazikuramo umwambaro wa RDF ikiyambika wa M23. Nibyo rero nashaka kugira ngo tuvugeho gato, twabivuzeho birumvikana, ariko ibi bintu, iri jambo ukurikije nuko Leta y'u Rwanda cyangwa se agatsiko kaje gusa nkaho navuga ngo kagira gute, kishimira iyo mvugo ya Marco Rubio, kavuga ko mbese ko bagashimye ibintu nk'ibyo. Ariko bavandimwe, tukabasha kugira ikintu twavugaho gitoya. Muribuka ijambo rya Kagame avugira imbere ya guverinoma cyangwa se y'inama yari gukorera ubuyobozi bwe ayobora, ariko kuvuga ati ngiye bari kunsaba kuva muri Kongo, cyangwa se kutavayo, nako kuva muri Kongo. We ntabwo yavuze kuva muri Kongo, ahubwo yaravuze ati ibyo bari kunsaba
ari ukubikora no kutabikora njye bimpereye ikintu byose ni urupfu. Aravuga ati nge rero ngewe ngomba guhitamo urupfu, ngomba gupfa, nibwo ngomba guhitamo. Bavandimwe rero ibintu turebye neza tugashishoza, uyu mugabo witwa Kagame, ngewe ndatekereza ko nubwo wenda Marco Rubio wenda yagerageje kugira ngo abereke ko wenda bari kugira icyo bakora, ntacyo tuzi muri make, wenda hari ikiri gukorwamo imbere ndani. Buriya gucura ingabo ni ibintu biba bisaba ibintu byinshi cyane, ni strategy nyinshi. Byari byose icyo tuzi ko nuko bazigomba kuzicyura abantu bari kureba, zikambuka umupaka bari no kuzifotora kugira ngo bamenye ngo koko ziratashye. Ariko bavandimwe, aha rero turabitega amaso bavandimwe, turabitega amaso duhereye kuki. Gusa icyo twashima nuko uriya Marco Rubio yaje akababwira ati twebwe ducanye amatara, turi gucunga tureba amayeri yazira RDF, kuko barabizi ko Kagame ari umunyamayeri, ari umunyamanyanga ndetse n'igisirikare cye. Ibyo byose rero bari kuvuga bati reka tubacanyeho, reka tuzarebe ko kugeza muri wenda mu matariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi hari ikizaba cyakozwe. Ariko ngewe ku bwanjye nk'umusesenguzi bavandimwe, abandi kubona ko Kagame ubundi umwereye no ku buhanuzi buvuga ko byanze bikunze intambara igomba kuba. None na Kagame nawe iyo umurebye neza ubona ko byanze bikunze yavuze ati ngewe ngomba guhitamo urupfu, ngomba gupfa, kuko kuvayo no kutavayo byose ngiye bimbereye kimwe. Aho mpafata gucyo nkavuga nti wenda komeza kugira amacabiranya bikazagera kuri ziriya tariki yazuye ibindi bintu ku buryo bicanga abantu. Ariko noneho niba Amerika koko ifite umugambi wo kugira ngo irangize ikibazo cyo muri Kongo, ibyo ngibyo yahita igira gute? Yahita executa urugamba rugatangira, RDF bakayirasa. Reka rero tubitega amaso, ariko ngewe ntacyo mbijeje kabisa ko nzi ko Kagame yaranangiwe, kandi ishobora kuba ari Imana yamunyangiye kugira ngo azabashe gukubitwa, akubitwe ku buryo bw'umwihariko kandi bugaragara. Ntari nava ahangaha, hari ikindi gitekerezo kivuga ko Amerika igamije ishaka kugira ngo cyangwa se ibijyanire rimwe, kuko ivuga iti RDF nimara kuva muri Kongo tuzasigara n'ikibazo cya M23 kirangira nacyo Kongo ikirangiza. Ariko noneho haze n'ikindi kibazo cy'abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda, bagomba kujya mu mishyikirano bakaganira na leta y'u Rwanda. Murumva rero ko ari ibintu biri kujya bigenda buhoro buhoro bizamo izindi ntambwe. Reka dutegereze turebe rero, turebe uko bizagenda. Ariko ngewe nkurikije icyo ukuriya mugabo ateye nuko ameze nuko azwi, ntago mbona ingabo yashobora kuzikura muri Kongo neza ngo aratashye, kuko nge mbona ko byose wamugani kuri we ni kimwe. Reka twigire ku ngingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri ni ya Ituri byagenze gute? Nyakubahwa Perezida Tshisekedi wa leta ya Kongo yahisemo kugira ngo asimbuze uwitwa Lieutenant General John Ruboya Kashama, amusimbuza wari guverineri w'intara ya Ituri, amusimbuza General Kasongo Murumba Bato Kugabi, ngo aba ari we umusimbura abe guverineri n'ubundi w'igisirikare mu ntara ya Ituri. Bavandimwe rero ahangaha aya makuru naho turahanyura twihuta, ariko turagira amakenga ahangaha. Uyu nguyu Lieutenant General John Ruboya Kashama yakunze kugirana ibibazo na Kainerugaba Muhozi, general wa mu ngabo za chef d'etat major w'ingabo za Uganda. Noneho turibuka ko yigeze gusaba ngo akandika ari gusaba kuri Twitter ngo bamukize uyu Lieutenant General Ruboya John Kashama, ngo kandi ngo bareke kwica ngo abahima ngo bari muri Kongo. Ni ibintu bibiri yavuze, yanditse ari gusaba. Ibyo rero turibaza ahangaha ibintu bibiri. Ese na amakimbirane wenda ko tubona Kongo uburyo ifatanyije na Uganda, na amakimbirane bari kugira ngo bahoshe, wenda hazeho undi muntu mushya kugira ngo hataza makimbirane. Ese uyu Lieutenant General
John Ruboya Kashama yaba nawe muri bari abajenerali bari kugezwa imbere y'urukiko, yaba nawe wenda yabonweho amakuru bakaba bashaka kugira ngo bamufate mu gihe nawe ajye kuburana. Ntabwo turi kumenya. Cyangwa se nanone ikindi cya gatatu, ese kwaba ari kwa kugambana nanone ingabo za Kongo, ariko se ko ari perezida wamuhamagaje, oya ntabwo ibyo byo kugambana byaba birimo. Nari ngiye kuvuga ni wenda bashobora kugambana nanone bakamwimura bamukiza Muhozi kugira ngo wenda Muhozi abone uko yazambya hariya muri turi. Ariko nge ntabwo ari uko mbibona, nubwo iyo ngingo nari nyishyizeho neza, ntabwo ari icyo ngicyo, ahubwo ibintu ni bibiri. Ariko igifite imbaraga cyane no kuvuga ngo bashobora kuba bagize ikintu bamubonaho bakaba bamushimbuje undi, wenda uyu nguyu yakenewe muri ziriya manza. Ntabwo aho matinda rero kuri iyo ngingo, ahubwo turahita dutarukira kuri iyi ngingo ya gatatu y'umuriro uri kubura mu Rwanda hose, kandi bikaba bimaze hafi icyumweru cyose. Ikibazo rero cyateye ahantu hose umuriro urabura, birumvikana. Umuriro ukaba wagera n'isaha ukabura, ariko mu gace kamwe. Ariko mu gihugu cy'u Rwanda ho habaye ikibazo cy'icyorezo, ku buryo umuriro uri kubura ugatangira Gisenyi, ukagenda Cyangugu, ukagera Kibuye, ukagera Byumba, mu mujyi rwagati, mu murwa mukuru hose hakaba icuraburindi. Ibi ni iki? Aha rero naho twaje kuhabona ko turasesengura nk'ibintu bibiri. Icya mbere, turazi ko u Rwanda wa mugani rufite ikibazo cya mikoro, cyangwa se mu kubana nabi n'ibihugu bituranye. Ibya Rusaidiyaga wenda kubyerekeye umuriro w'amashanyarazi, bikaba icyo nacyo cyabaye ikibazo. Kandi n'ubukene nanone birumvikana ko urukomeje gukena kubera zirambarigo bavandimwe barufatiye. Menya rega agatsiko k'u Rwanda cyangwa se guverinoma y'u Rwanda yagenderaga ku buyobozi bwa gisirikare, n'ubundi n'ubuyobozi bwa gisirikare igenderaho. Nuvuga ngo igisirikare Amerika kukigota ikagifunga kuriya, ni ukuvuga ngo agatsiko mbese u Rwanda, ubuyobozi bw'u Rwanda bwose yararufunze. Aho rero wenda ubwo bukene nabwo bushobora kugira gute kubitera. Ikindi cya kabiri twasesenguraho, birashoboka ko RDF, duhere kuri kiriya kintu twavuze ruguru, Marco Rubyo yavuze ngo RDF hari ikintu iri gukora, nabyo dushobora kwinjira tukara tuti kiriya gihe cyo kuzimya umuriro mu gihugu hose. Icya mbere, bashobora kuba bari kwimura pozisiyo, kuko bazi ko bagiye kubatera, bari gupanga izindi pozisiyo wenda ku mbibi z'u Rwanda, cyangwa se heye bimura ibikoresho bagira gute bajijisha kugira ngo abaturage batayibona. Bazi ko abaturage bose ari abazarendo, ko bashobora kubatanga bakavuga ibyo bari gukora. Ikindi nanone, bashobora kuba ari bwa buryo wenda bakaba bari kwimura abasirikare bagerageza. Bashobora gukora ikintu kimeze gutya, bashobora gufata abasirikare bakuru cyangwa bazwi bakabakura muri Kongo mu gihe gito, bari kubona wa mugari hasigaye nk'ibyumweru bibiri intambara, bashaka kugira ngo bereke amahanga cyangwa se Amerika ko ari cyo bakoze. Noneho bakafata ibikoresho byari biri bizima, cyangwa se imbunda zikomeye cyane za rutura zanditswe ku gihugu cy'u Rwanda bakazizana, ariko bagasubizayo izindi zimeze ukuntu mbese zidafite agaciro, kugira ngo n'abasirikare babandi bo hasi bakaba aribo badirisha bakajya bahinduranya. Noneho mu gihe cyo gutaha bakazajya bafotora babandi bajyanyeyo bashya, cyangwa se bibicupuri. Bashobora no kujyanayo n'abari abarezavu, bakaba aribo bavayo bakabafotora bakavayo, cyangwa se bakajyanayo bari abafatiye ambarigo, cyangwa se bakajyanayo bakavanayo babandi wenda u Rwanda rutizeye, kugira ngo noneho nibajya, kubera ko bazafotorwa uko byamera kose, kandi amazina yabo azandikwa, ntabwo bazapfa gukurayo ngo igihiriri. Oya, niba ari batayo yenda 30 na kangahe, izaba ari batayo irimo abantu 1000, ibintu nk'ibyo bizasobanuka. Ubwo rero ikaba ari uburyo bwo kujijisha, wenda yimura intwaro ziva muri Kongo zibadirisha n'izindi wenda zipfuye ukuntu, cyangwa se zidafite agaciro, ibintu nk'ibyo. Kuko ni ubusesenguzi, birashoboka cyangwa se ntibishoboka, ariko ngewe nshobora kubibona muri ubwo kubura k'umuriro ari uburyo bwo kujijisha muri ubwo buryo. Reka twigire ku ngingo ya 4 rero, iby'u Rwanda na mangetengete. Ibyo by'umuriro byo hari n'igihe n'ubukene buzaza, n'amazi gakabura, ibintu byose bikabura. Ingingo ya 4 rero nashatse kugira ngo tuvugeho, nashatse kugira ngo tuvuge ku muntu witwa Tito
ariko ntago muri rusange ntago ari we mutwe w'ikintu tugiye kuvuga, ahubwo tugiye kuvuga ku ifungwa cyangwa gutesha agaciro k'insengero zo mu Rwanda. Icyo rero turagihera kuri Tito Rutaremara. Tito Rutaremara yabwiye abanyarwanda batangariza ngo niba mutaretse Imana, ibi byo gusenga Imana, ngo mukurikire RDF yibafitiye umumaro, ngo ntimuzagire ntimugire icyo mudutegerereje. Bisobanura ngo insengero mu gufungwa, burya Kagame afunga ziriya nsengero zo mu gihugu cy'u Rwanda byari bifite aho biva. Icyambere, batinya Imana, batinya gusenga, babona ko gusenga Imana hari ingufu ziza, kandi ibyo turabizi. Abantu babaye mu gihugu cy'u Rwanda bazi ko umuntu wese wabaga afite Bibiliya, afite abazi ko ari umunyamasengesho, uwo baramuhigaga, baramwicaga, kuko bazi nabo imbaraga z'amasengesho uko zimeze. Muri make barwana ingamba ebyiri, barwana n'abanyarwanda bakarwana n'Imana. Noneho ku rundi rugamba, ku kindi gice bakavuga bati aba bantu mu nsengero hashobora gukorerwamo ibintu byinshi tukagambanirwamo, kuko natwe dutera igihugu cy'u Rwanda, twebwe RDF inyenzi inkotanyi, twifashishije insengero, twifashisha abapasitoro, twifashisha abapadiri. Ndibuka ko hari kiliziya twaje gusangamo umupadiri afitemo imbunda, ubwo rero ndamwibuka hariya Irambura. No kuvuga ngo nabo barabona ati abari abantu bashobora kwifashishije. Mbese muri make Kagame nibwo akora urugamba cyane, ashaka guteza umutekano muke mu karere tutuyemo. Ni umunyabwoba, ni wa muntu ushakisha, umva, niyo bamubwira ngo hari nica abantu bose, abanyarwanda bose abica bamare, niho azagira ubushobozi bwo kwirinda ku buryo batamukoraho, bose yabamara. Niko akozwe, niko ateye. None rero bagiye mu nsengero batereka tuzifunge, basigaza za nsengero n'abapasitoro bakorana nabo neza, bavanye hanze abandi bari ku murongo wabo, bica bagakiza, bafata niba ari n'umuntu waje gusenga kubera uburyo bw'iperereza bakaba banamufatisha bakamufunga, ibintu nk'ibyo. Izo nsengero niko byagenze. Ntabwo ari icyo ariko nashaka kuvugaho cyane bavandimwe. Ikintu nashaka kuvuga gikomeye ni inama ya Perezida Nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye yagiranye n'abayobozi b'igihugu n'abahagarariye amadini yabo. Iyi nama bakoze nge nakurikiye, numva uburyo Ndayishimiye, Perezida Ndayishimiye ari gushyigikira insengero. Nicyo nako ivugabutumwa cyangwa se abavugabutumwa cyangwa se amadini. Noneho mu kubashyigikira kandi yinjizamo ikintu gikomeye cyane cyo gufasha abana bari mu muhanda. Bigaragare ngo insengero, ko abantu basenga, hari ibintu byinshi bakora, harimo no kuzahura ubukungu bw'igihugu, imibereho myiza y'abatuye igihugu, ibyo byose bakaba babikora. Aha rero niho navuze nti uyu Nyiricyubahiro Perezida Ndayishimiye mbigereranya n'ibiri kubera mu Rwanda, kandi ni ibihugu bibiri biteganye. Abana bari mu muhanda mu Rwanda barabafata bakabajyana kuri Iwawa, bakajya kubacura, bakabakubita, bakabafungira kwa Kabuga, noneho bakababuza amahoro, byarangira bakabajyana mu gisirikare. Ariko uyu Perezida Ndayishimiye we, aba bana bari mu muhanda yazamuye umushinga uvuga ngo tubafashe tubakure mu muhanda, ntihagire n'umwe usigaramo, tububake mu mutwe, tubashyire mu miryango yabo, kandi tubatera inkunga, tubafasha. Icyo nashimiye rero abayobozi b'amadini n'amatorero, Imana ibaha umugisha kandi bakomeze, nuko bahise bumva icyo kintu, bakanorohereza Perezida. Ngibi by'ubuyobozi bavandimwe, ubuyobozi bw'abantu, ubuyobozi buzima n'Imana ireba. Perezida atanga umushinga, abandi bakawusamira hejuru, kandi bakagerageza no gutanga ibitekerezo bizima barabigenderaho. Niyo bahise bavuga ati twebwe kugira ngo tujye gufata umwana uyu n'uyu tugende tumurebe cyangwa turebesha amaso ntitwanabibona, ariko dushyizeho ikigega tugatanga amafaranga. Hari uburyo leta yakwiyeranja b'abana ikababona neza, asige bakabafasha, babashyira mu kigo bakabigisha, babashyira mu mashuri bakabigisha, ariko bakabaha inkunga, abana bakabaho. Abashoboye kuba bakora imirimo, hari bavandimwe, hari n'umuntu ushobora kujya mu muhanda
erega kujya mu muhanda ntabwo ari ukujya gukora ibibi gusa. Mu muhanda iyo bavuga abantu bari mu muhanda ni abantu batagira icyo bakora, ni nka babandi ushobora kurangiza na kaminuza ukagenda ukabura akazi ukagenda ukiyicarira hehe mu muhanda, neza bakajya bakubona wicariye mu muhanda uri gusoma agatabo warabuze icyo ukora usa nk'uwataye umutwe. Uwo rero niwe Perezida Ndayishimiye ari kuvuga umwe muri abo ko bashobora kumufasha bakamuha na base yo kuba yatangira, bakamuha n'ikintu wenda kapito yaheraho. Icyo rero nagikunze cyane. Saluti kuri Perezida Ndayishimiye, kandi saluti ku gihugu cy'u Burundi, kuko ni igihugu gituranye n'u Rwanda, ariko urebye biri gukorerwa abana bo mu muhanda b'u Rwanda, ukareba noneho n'umushinga uri gufatwa mu gihugu cy'u Burundi. Icyo kintu Imana nayo nizere ko iri kukireba, kandi n'abaturage namwe mwumva iyi BRC News kabisa, mugire namwe mushunguze murebe ibi ni ibiki kabisa. Umwe ari kuvuga ati abana bari mu muhanda mugende mubafunge, ndetse mu bana bari mu muhanda bura mu Rwanda barabazunguzayi nabo ni abana bari mu muhanda buke. Aba nibo Ndayishimiye ashaka, aba bantu babuze imibereho, babuze iki. Ngaho ndebera rero igihugu nikitereteranye kigakora budget kikafasha bari abantu nabira birirwa biruka kubazunguzayi mu Rwanda, aho tamafashije atavuze ati ufite ikibazo kibakagombye guhamagara abazunguzayi bose bakabakorera nk'inama. Mukeneye iki? Ati ngewe hari n'uwavuga ati nkeneye n'ibihumbi 20. Bavandimwe rwose bakaba babimufasha akava mu mazunguzayi, ibyo ngibyo bari kwanga, ariko byarabananiye. Ubuyobozi rero politike y'u Rwanda yarananiranye, nabo ubwabo ntibazi neza ibyo bakora. Bavandimwe rero naho nari ni gushaka kugira ngo tuvuge kuri ibi, kuri inama yabereye mu Burundi ishyigikiye abaturage. Perezida Ndayishimiye azi ko abaturage be bakeneye kubaho neza kandi bakagira amahoro n'umutekano, bakagira uburyo babaho. Niyo mpamvu rero bitandukanye n'ikinyuranyo kuri Perezida w'u Rwanda. Nge ntajya mvuga ngo ni perezida, kuko umuperezida ntabwo akora ibintu Kagame akora. Ni Kagame kabisa, Kagame byo nyine Paul. Naho kuvuga ngo ni perezida byo nta perezida nge njya mubonaho, kuko ntabwo umuperezida ntabwo yica abaturage, ntabwo abuza amahoro, ntabwo abangaza ku musozi, ntabwo mbese iyo yumvisha umuturage uri gushaka kugira ngo arebe ko yatera imbere, cyangwa se igihugu kigire indi politike wenda gishingiraho y'iterambere, ngo amwita mwica. Umuntu wica umuntu umaze kurangiza igifungo muri gereza, bavandimwe. Aha, reka tubitega amaso. Reka tugereho ku ngingo ya nyuma ya 5, ariyo update yo ku rugamba. Turajya mu Rubaya. Mu Rubaya rero bavandimwe, igihari niki ni ubwoba gusa. Navuga ngo ni ubwoba bumeze gute? Iri joro saa 6 z'ijoro ruguru kumvikana ziri gushyira ku itariki 5, ziri gushyira ku itariki 6 z'uku kwezi kwa 6, mu kirere cya Rubaya haje kuzenguruka drone ebyiri. Birumvikana n'iz'ubutasi, ariko RDF yagize ubwoba, yinyaye mu mapantaro, yigiye gute, ibiki byose barihisha, bagira gute, barabura iyo bajya, bati noneho turashize. Ariko muri make izo drone ziri gukora reconnaissance, ariko si reconnaissance, ntabwo drone zijya zikora reconnaissance ngo zirangize birangire guco, ahubwo ubwo hari ikintu kihishe inyuma. Bavandimwe rero, nkurikije drone ibintu zakoze muri Minembwe, zikaba zarambitse ingogo z'imirambo za M23 na RDF. Rwose ndababwira ngo nta kintu nabizeza mwebwe RDF muri Rubaya. Sinzi abaturage gusa bo muri Rubaya batwumva, barayibe bagira ubwenge. Iriya Rubaya nayo ishaka guhiramo aba RDF benshi. Reka rero turangiriza aha ngaha. Update nizo nari mfite. Mukomeze mutega amatwi urubuga rwacu BRC News, rurakomeza rubagezeho amakuru akomeje kuboneka, kandi mukomeze mukomere. Intambara yo ndabizi irahari, nubwo bavuga ngo ibintu birakorwa mu mahoro. Nta mahoro ya Kagame, nta mishyikirano ya Kagame igibaho, ntago bishoboka. Yakarira agatsiko ntibaho, ntizanabaho. Ndangije mvuga gutyo rero, gusa abasenga musenge, abanyarwanda gusa mujye mwiteguye mwe kuzaba mumva birabihuha ngo ejo Kagame ngo aracyuri ingabo. Ubari gukora ibintu by'amanyangu muri ayo iryo joro ryose bari kugira, bari gukora amanyanga kugira ngo bazabone uko bakuvura iki Amerika. Ariko rero Amerika nayo yatangiye kubibona ko ntabyo kubabeshya bikirimo. Sawa rero, mugire ubuzima bwiza kandi Imana ikomeze ibane nawe.